yambwiye ngo nkubwire ngo ugiye kunyura mu bibazo. Niko yambwiye. Atariko uko itanura barikuramo amatafari bacana amatafari akazavamo akabinyubako nzima, nawe nuva mu bigeragezo ugiye guhura nabyo uzamvugira kandi uzavuga gukomera kwanje, uzavuga Imana wabonye. Ndi mu bantu bagize umugisha muri ico gihe nari ndimo mbabwira 2015 nayo ndi umuntu wari umuhinzi ukora ku bintu bikemera, ariko byageze aho bimera nk'ibihagaze, ariko n'ubundi umuryango uriho kandi aleluya. Ngira ngo mu gihe cy'ubushize narakubwiye ngo Imana yarambwiye ngo ngiye kukagobera kandi nkwambike. Ubwo rero nubwo byagenze gutyo imirima zikagurishwa, amazu nari mfite y'ubucuruzi nayo nkayagurisha, ariko ndagira mbabwire ko bitacitse. Aleluya. Kuko na n'ubu umuryango uriho ndetse n'abana bariga segonderi, abandi bari primaire, kandi ubuzima burakomeje. Ariko ni ngombwa ko umuntu w'umukristo anyura mu bibazo, akanyura mu bigeragezo, kugira ngo mwene se nabasha kunyura mu bigeragezo hazaboneke ko kumwihanganisha. Reka tubasuze abakunzi ba Concorde TV show, aho merose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana amahoro nibane namwe. Reka tubashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukaba ugiye kuyikanda, Imana amahoro niguhe umugisha. Ahamagaze ni mu karere ka Musanze, ariko nerekeje mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Ngiye kureba umukozi w'Imana witwa Nizeyimana Jules. Uyu Nizeyimana Jules ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umudiyakoni, afite impano zitandukanye. Nge by'umwihariko 2021 yarampanuriye, kandi byampanuriye byarasohoye. Niwe ngiye kureba rero kugira ngo tugirane ikiganiro, twumve uko Imana iri kumukoresha, turebe niba amavuta w'Iteka kimuriho ubundi twivugira imbaraga z'Imana nta kindi. Reka ngo sabaze gutangira ikiganiro kandi uzore kugisoza naho mukanya. Nkuko twabwiye yuko tuvuye i Musanze twerekeje i Burera gusura umukozi w'Imana Nizeyimana Jules. Twamugezeho, ni uri imbere ya kamera, nanjye uri nyuma ya kamera. Nitwa Imana Concorde, twese Imana yaturinze, ni haba icyubahiro. Reka n'undi Jules atangire n'isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tugiyemo. Ni karibu. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ituye mu rurembo rwo mu ijuru, waravuze ngo ijuru ni intebe wicaraho, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Uravuga ngo umwana w'umuntu uzanyubakira nzuki, uravuga ngo icyo ukunda ni umutima umenetse uganishwa umushi n'ijambo ryawe. Tugiye kwamamaza ingoma yawe Kristo, ijambo ryawe rihindisha abantu umushitsi kandi ryongere ribahumurize, risenye kandi ryongere kubaka, rihinduka inkota isyaye ihinguranya, rikagira ibyo rihindura mu buzima bw'abantu. Urakoze kubanye natwe muri iki kiganiro, wiyubahishe kandi utegeke byose bikumvire mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Jules, ngira ngo hajya abantu reka mvuga iki kintu. Jules, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri umudiyakoni mu itorero ADEPR. Hajya abantu bajya bagira ngo abakozi b'Imana bo ntibahura n'ibibazo. Icyo mbifatiye ni iki? Ejo ndari umuhanuzi twaganiye, arambwira tuzi ko hari umuntu wampamagaye kumbwira ngo musengere. Ndamugira ntese ko mfite ikibazo, ko nanjye ndimo, ko mama arwaye, ko hari ibyo ndimo, ngo hoya ngo ihangane, ngo ranga uko ngo winyabya ngo hirya ngo usenge. Koko Jules, ayo mavuta wayakuraho rwaje mama wawe yo gusengera abo bandi? Wenda abantu icyo nabivugaho, abantu bafite umuhamagaro utandukanye. Umuntu akuyambaje mu isengesho, nubwo uri mu kigeragezo, ariko hari uburyo ushobora kumusubiza kugira ngo umusigemo ibyiringiro, musigemo ihumure. Kuko hari igihe uba ufite ikigeragezo ariko ukifatanya n'undi nawe ugifite. Kubera yuko iyo turi gusengera abarwayi, iyo turi gusengera abantu bafite ibigeragezo bitandukanye, ni umurimo w'Imana tuba dukora, kandi afite ibihembo nzamukorera. Uwo dukorera niwe uba ugomba kuzaduha fagitire y'ibyo twakoze. Nawe wahuye n'ibibazo?
nahuye nabyo. iyo telefone yizane nyigufashe. Nahuye nabyo. Ibibazo natanga ubuhamya. Yego. Ibibazo nahuye nabyo. N'ubundi twagize ngo mw'iki kiganiro pe uze kudusangiza ubuhamya bwawe. Jire ni muntu ki? Jire yavutse ryari? Jire yakijijwe ute? Jire ibibazo yahuye nabyo. Ubwo ndi kugira ngo uze kuvuga njye nacecetse, ndi kuguha imirongo ngenderwaho, urumva? Kuko ni ikintu cyitwa ubuhamya kirafasha. Nuvuga ngo uranduta mu myaka. Uranduta mu myaka, ndumva imikeya waba undusha ari 7. Mw'ibyo bihe rero hari ibyo wahuye nabyo njye ntarahura nabyo ko ntaragira kw'iyo myaka, ariko bitanze ubuhamya bya bindi birankomeza. Kugira ngo Jire nk'umukozi w'Imana Diakoni rwose udusangize ubuhamya bwawe wumva bwafasha abantu muri uru rugendo turimo. Ndagira ngo icyo nabwira abantu ni uko nzi ko umukristo ugiye gukorera Imana hari imibatizo igera muri 3. Hari umubatizo wo mu mazi. Yesu yaravuze ngo hari n'undi mubatizo nshobora kuzabatiza. Na Yohana umubatiza aravuga ngo ndababwiza ukuri ko uyu ndabatirisha amazi, ariko inyuma yanje hari undusha ubushobozi, azabatirisha amazi n'umwuka. Hakaba n'umubatizo w'ibigeragezo. Hakaba n'undi mubatizo w'ibigeragezo. Yakobo we yaravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yishe abayikunda. Rero abantu bitiranya ibintu ngo Yesu ni byose kumufite. Yesu ni byose, noneho iryo jambo rikagusha abantu. Rikagusha abantu bakavuga ngo Yesu ni byose, ngo rwose ngo buriya ngo ntabwo Yesu yabyemera. Yesu hari ibyo yemera. Yego. Yesu yemera ibintu byose. Yesu ni byose waburaye. Yesu ni byose waraye uriye. Yesu ni byose wambaye. Yesu ni byose wambaye ubusa. Yesu ni byose uri mu kibazo. Yesu ni byose uri no mu gisubizo. Yesu ni byose uri mu bigeragezo. Yesu ni byose Imana yagutabaye. Kuko abantu hari igihe babona agakiza bakumva ko nyine Yesu ari byose, bakumva yuko ibigeragezo bishobora kutazabageraho, ariko Yesu we akimara kugera mu isi ngo yabatijwe na Yohana umubatiza. Yohana umubatiza arangije kumubatiza, Yesu akora imirimo n'ibitangaza, akiza abarwayi, ahumura impumyi. Ngo Yohana umubatiza mutuma abigishwa be ngo nimugende mumumbarize, niwe Yesu kandi Yohana niwe wari waramuhanuye ati nge ndi integuza ye, nimutunganye inzira ze, kuko inyuma yanje hari undusha ubushobozi. Ariko Yohana ageze muri gereza, ibigeragezo bimukamuye, aravuga ati niwe cyangwa dutegereze undi. Ubwo Yesu aragenda abwira abigishwa ba Yohana ati mugende mumubwire ni Yesu, ntabwo rwose wavangiwe, uwo wakurikiye niwe. Mugende mumubwire ngo impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibirema biragenda, ahubwo hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Yego. Nuko Yesu abwira Yohana ati mugende mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanje bitazagira ute? Hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Yego. Yohana rero yategereje Yesu, ariko Yesu ni byose uri no muri gereza. Yesu ni byose uri no muri gereza. Yesu ni byose wanatabawe, kuko Yesu aje yemera ko ibigeragezo bibaho, ariko igihe cyagera akabikura mu muntu. Yewe Imana yigeze kuntumaho umuntu 2012 2013, muri iyo myaka kuva 2012 Imana yatangiye kumbwira ngo ugiye kunyura mu bigeragezo. Yego. Noneho umuhanuzi agahanura, kumva ntaho bimfashije.
ariko hari uwaje ari umuhanuzi yari avuye i Rubavu araza ati Imana yabantumyeho, ngeze aho numva nanjye nk'umuhanuzi ndavuga ni buriya ubwo ijuru rigiye gutabara abari ikungutse. Ati mugaragu wanje ugiye kunyura mu bigeragezo, ati ukwitanura ry'amatafari bafata icyondo bakagiponda, nyuma yaho akaba amatafari ariko adakomeye, kugira ngo aze gukomera bakayashyira mu itanura, yava mu itanura akazaba inyubako ikomeye. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ugiye kunyura mu bibazo, niko yambwiye. Atariko uko itanura barikuramo amatafari, bacana amatafari akazavamo akaba inyubako nzima, nawe nuva mu bigeragezo ugiye guhura nabyo uzamvugira, kandi uzavuga gukomera kwanje, uzavuga Imana wabonye. Ubwo rero niko byagenze, turatangira. Turangije gutandukana nawe, mu kumusezeraho namusezeye nk'utari gufashwa, kuko ngewe nari nzi yuko agiye kumbwira ibyiza, ariko kubera ndi umuhanuzi ndikomeza. Mbonye atangiye kuvuga indimi, agiye mu mbaraga z'umwuka wera, ubwo natangiye ntekereza ko agiye kumbwira ngo Imana iragutabaye. Arangije arambwira ati ugiye guhura n'ibibazo, ariko Imana izabana nawe, izakubera umuterankunga, izagushyigikira, izagukomeza, izakurindana n'umuryango. Ubwo rero natangiye gukora bizinesi zitandukanye. Buriya nigeze no gukora inshinga y'ubucuruzi na tini namba, nkora n'ubucuruzi bw'imyaka. Ibyo nigeze kubinyuramo, ngora imishinga yo mu buhinzi, ngashora byinshi, ariko ndatangira ndunguka buri gihembwe nkajya ngura umurima, ko nsaruye nkagura umurima, ko nsaruye nkagura umurima, ndagenda mbona nanjye mbaye umuntu da. Nubaka ibigega byo guhunikamo, ndatangira nkajya ntanga imbuto, abaturutse za Mutura, abaturutse za Rubavu, bagapakira nka toni nka 20 z'imbuto, zikava hano iwanje zikerekeza iyo mu tundi turere twa Rubavu na Musanze. Ubwo rero ubwo buzima butuma ngera no ku rwego rwo kugura amazu. Ngura amazu, ndakeka nariya amazu uri kureba hari imbere hari iwanje, kubera ko ibintu uri kuvugira kuri televiziyo ni ibintu biba bizumvwa n'abantu benshi. Ari amazu nari nyaguze n'umudemobe, ubwo ubu yagiye mu Mutara, ariko nageze n'igihe ngera ku by'ubukode, nkajya mbika amafaranga y'ubukode nkayashyira mu mufuka, ukwezi kwapfa abantu bakanzanira amafaranga, cyangwa nk'amezi 6 cyangwa 7 gutyo cyangwa 8. Ubwo rero ubuzima bwose nabunyusemo, ariko kubera umuhanuzi yari yambwiye ngo ugiye kunyura mu itanura. Dore ibintu byambayeho. Naratangiye ndahinga, natera ibirayi, bigahera mu butaka, umwanya kugira ngo kizamuke, akazamuka isanduruma. Noneho abantu bati ubundi ko uri umugoronome, ko twari tuzi ko imbuto tugomba kuzishakira iwawe, imbuto si iwawe zarapfuye, zararwaye, zarashaje. Ubwo umusaruro utangira kugenda ugabanyuka, kubitana n'ibiza byo mu buhinzi, umusaruro uragabanuka. Urangije kugabanuka rero nibwo natangiye kuja ndagurisha ibyanje. Ntangira kugurisha ibyanje, ngurisha amazu y'ubucuruzi, ngurisha imirima,
kurisha imirima, kugira ngo wishyure ideni rya banki. nyabaga ndi kurwana n'ibibazo bisobekeranyije. Yego. Kuko hajemo n'ibibazo byo kurwaza. Umudamu wanjye yigeze kurwara. Icyo gihe nabwo ntakaza amafaranga menshi cyane. Ntanga umurima, ariko ntabwo mvuga ko umurima ari wo wamukijije, ahubwo Imana yacu niyo yadukuye mu kibazo, kuko yararwariye mu bitaro bya Musanze. Imana ikoresha umuhanuzi witwa Mama Samuel, araza aratubwira ati ni ikibazo gikomeye, ariko nimutinde ku bitaro, kuko barimo bavura aho kugira ngo umurwayi yoroherwe akaremba. Imana yambwiye ngo nimugende mwivuze bisanzwe. Ubwo rero tuva ku bitaro, mpuza umudamu, ibintu bikomeye cyane, kugeza igihe abanyamasengesho baraje baca ingando iwanje bari gusengera umudamu. Tubana nabo turasenga. Ubwo niko ndi kujya kuvuza za Rubavu, niko ndi kugenda nkagera za Uganda kuvuzayo. Ariko icyo nkubwira cyo, nubwo ibigeragezo biza ku mukiranutsi, Imana iba ifite isaha izabikuraho. Kuko nk'umudamu wanjye muri ubwo burwayi twarasengaga, abahanuzi bagahanura ngo Uwiteka aragukijije. Noneho umudamu aho kugira ngo akire akarushaho kuremba. Ubwo yarushaho kuremba, tukarushaho natwe kumva yuko abahanuzi bashobora kuba barahanuye, ariko isaha ikaba itari yagera. Tuba muri ubwo buzima, ariko icyo nshatse kuvuga Imana ni uko umugombozi agomba kwigombora. Nagiye kubona mbona iyerekwa, mbona hari uburyo riciye imbere yanjye, ni igishushanyo runaka cyangwa ni ikinyabuzima cyari giciye imbere yanjye. Ntabwo nshatse kukivuga. Kirangije guca imbere yanjye kizenguruka inzu. Kirangije kuzenguruka inzu, yari inyamaswa. Ndwana nayo, ndangije kurwana nayo, mbona mpawe imbaraga, ndi mu iyerekwa. Ndangije guhabwa imbaraga, nuko iyo nyamaswa mba ndayishe. Ndangije kuyica, ijwi rirambwira ngo nshize iherezo ku burwayi bw'umudamu wawe. Ndagenda ndamubwira, yari asa n'uwapfuye. Ndamubwira ni Imana irambwira ngo iragukijije. Haleluya. Imana irambwira ngo iragukijije. Imana irambwira ngo genda umubwire ko Imana hari icyo ikoze. Arangije aravuga ngo mpise nkira. Niko byagenze. Kuva uwo munsi yahise abangaduka. Baramukoreye sezeriyene, arangije kubyara impanga, baramuroga. Ariko Imana, turwana n'ubwo butayu bwo kurwaza ibintu bikomeye, ariko Imana yaje kurwana, ivuze ko ishize iherezo ku burwayi. Nabo abahanuzi bahanuye ntabwo bapinze, ni Imana yabakoreragamo. Ariko nuko Imana mu gukiza umudamu yansanze ikambwira ngo ishize iherezo ku burwayi. Nawe aravuga ati kuko ndi kumva hari igikoretse. Uko umudamu kuva uwo munsi kugeza ubu ngubu Imana ibiratabaye. Ariko icyo nshatse kubwira abizera ni uko iyo uzaba ukomeye ugomba kunyura mu bikomeye. Haleluya. Iyo uzaba ukomeye ugomba kunyura mu bikomeye, kugira ngo nawe uzabone ibyo utekerereza abantu. Ntabwo uzabwira abantu ko inzara iryana utarigeze usonza. Ntabwo uzabwira abantu ko kwambara ubusa bibaho utarigeze wambara ubusa. Ahubwo ni ngombwa ko unyura mu bigeragezo, abantu bakabikubonaho. Imana yatabara, Imana yatabara, bakazibuka yuko ibyo bihe wabinyuzemo. Kuba ndi imbere ya kamera ibi ndi kubivuga, ariko nzi ko Imana izantabara. Haleluya. Tubivuga mbere bigasohora nyuma. Ni ukuvuga ngo ndi mu bantu bagize umugisha
muri icyo gihe nari ndimo mbabwira 2015 nari ndi umuntu wari umuhinzi ukora ku bintu bikemera, ariko byageze aho bimera nk'ibihagaze, ariko n'ubundi umuryango uriho kandi aleluya. ngira ngo mu gihe cy'ubushize narakubwiye ngo Imana yarambwiye ngo ngiye kukagobera kandi nkwambike. Ubwo rero nubwo byagenze gutyo, imirima zikagurishwa, amazu nari mfite y'ubucuruzi nayo nkayagurisha, ariko ndagira mbabwire ko bitacitse, aleluya, kuko na n'ubu umuryango uriho ndetse n'abana bariga segonderi, abandi bari pirimeri, kandi ubuzima burakomeje. Ariko ni ngombwa ko umuntu w'umukristo anyura mu bibazo, akanyura mu bigeragezo, kugira ngo mwene se nabasha kunyura mu bigeragezo hazaboneke kumwihanganisha. Ubu ngubu umuntu ashobora guhura n'ikigeragezo cy'ubukene, nkamubwira nti ihangane, nanjye ibyo byambayeho, ihangane ibyo byambayeho, gusonza ndabizi. Ashobora kukwishyuza kuri telefoni ideni wari urimo, ukamwitaba ukanamubwiza ukuri, ibyo ndabizi. Ariko hari n'umuntu waba urimo ubereyemo runaka ideni, yamuhamagara kuri telefone ntayifate. Iyo rero uri umukristo, yaba ari banki yaba ari umuntu, iyo baguhamagaye telefone urayitaba ukababwiza ukuri, abwira kwitaba banki. ubwo urumva ufite imbaraga zo mu mutima. Ntabwo telefone ugomba kuyihunga, urayishyikira ukayitaba, ukabasobanurira uti aho nari neza igisubizo ntabwo ariko byagenze, ariko muhumure ndi inyangamugayo, haleluya. Ukitangira ubuhamya, ugatanga ubuhamya ko kiri inyangamugayo nubwo uri mu bibazo. Nubwo uri mu bibazo. Twebwe twagiye twishyura n'amadeni tudafitiye amaresi. Umuntu akaba yarakuguhaye nka konkorude, uri mushuti wanjye, ukaba warangujije amafaranga nka 2 miliyoni kandi nta nyandiko, warangiza akakwishyuza, kandi ubwishyura utarabona ako kanya, ntumurimanganye ngo uvuge ngo yantayo, ukamubwira uti ndacaya kurimo, ariko mfite gahunda ndi inyangamuga, aleluya. Yobu we yaravuze ngo ntabwo nzigera nikuraho ubunyangamugayo. Twagiye rero turwana izo ntambara, ukamumwizeza uzamwishyura igihe cyagera ideni ukagira gute ukarimwishyura. Ariko utigeze urya iminwa, utigeze umucunaguza ngo uvuge ngo ko ntari kubyibuka neza. Niba ari telefone aguhamagaje yagize yakurodinze, ukamubwira uti telefoni urampamagaye, amafaranga nyakurimo, wandwanyeho nk'umuntu w'umugabo, nkura mu kibazo, ariko nzi ko iryo deni nzagira gute nzaryishura. Rero niyo mpamvu nahumuriza abantu bafite ikibazo. Iyo waba urimo ideni, waba ufite ikibazo cy'ubukene, ikibazo ntawe ugomba kwihisha abantu, ugomba kwiyereka abantu. Niba ari umuntu ukomanze ku rugi umurimo ideni, kingura, umubwize ukuri, umubwire uti ideni ryawe ndarifite, ariko sinshaka kuburana nawe, kandi ideni nzaryishura. Ubwo rero muri ubwo buryo twagiye duhura n'ibyo bibazo. Noneho hakaba igihe Satani tugerageje. Hari igihe nari imbereyemo umuntu ideni, umugabo witwa Barisesera wo kuri Sasa, wasengeraga mu itorero rya ADPR, ariko ubusinzi ni umudamu we aracashayo. Icyo gihe nibuka yuko yataye amafaranga 80,000, kandi imbereyemo undi muntu ideni, ariko amafaranga narayatoraguye. Ndangije kuyatoragura, yari amafaranga yacururishaga intama mu isoko ryo mu Kinyanda. Biba ngombwa yuko mbaza Imana ikimenyetso, aya mafaranga bite. Imana irambwira ngo nyirayo ari buze kuyashikira. Naba ari ayawe, nyirayo ntabwo ari buze kuyashikira uyu munsi. Nagiye kubona mbona uwo mugabo araje, arangije kuza adusanga ahantu twari turi mu gasantire, aravuga ati nahuye n'ikibazo, nataye amafaranga 80,000, ati nari ngiye kugura intama ngiye kuzishura, amafaranga ndayabura. Ndatangira ndamubwira nti se kubera Imana yari yampaye gahunda,
amafaranga wataye ni iza 5 ingahe, ni iza 2 ingahe, ni iz'igihumbi ingahe. Ndangije amafaranga avuga ati ni iza 5 izi, ni iza 2 izi, ni iz'igihumbi izi ngizi. Amafaranga ndagenda ndayamusubiza. Icyo gihe aravuga ati mukozi w'Imana urakoze, Imana igire gute iguhereza umugisha. Ariko icyo nshatse kuvuga Yobu yaravuze ngo nibuka yuko icyo gihe nta mafaranga yampayemo, oya yampayemo amafaranga agera mu 2,000. Ndabyibutse ko yampayemo amafaranga agera mu 2,000. Aravuga ati ntabwo uri kure nzagusura, ariko icyo nshatse kubivugira hari ibintu bisa n'abaringa biza imbere y'umuntu iyo yavuganye n'Imana, ukaba wagira ngo iragutabaye kandi atari ukugutabara, ahubwo ari Satani wakugerageje. Ubwo rero utari mu mbaraga z'Imana ntabwo umuntu yata amafaranga ngo yamusubize, ariko kubera yuko uzi ko uwo dukorera afite ibihembo, hari ukuntu ugomba gufata icyemezo ukavuga uti Imana izansubiriza mu bindi. Uwo mugabo rero naje kumusubiza amafaranga ye, yitwa Barisesera, atuye ari kuri Sasu ukunda kumanukira. Ntabwo umuntu yaje kuvugira hano imbere ya kamera ari ibintu bitabaye. Cyokoze nawe ashobora kuba hari n'ibindi yahuye nabyo, kandi kuba wenda ataransura mu rugo ntabwo muciriye imanza. Ni nkuko nanjye harabo naba narijeje kuzagirira neza nkaba ntarabagirira neza, kandi nta nubwo nari nyashubije ndi gucuruza kugira ngo azangirire neza, ahubwo nuko umutima wanje wari unyemeje kuyasubiza, kuko nari nzi ko Imana ishobora kuzansubiriza ahandi. Utagira agakiza uba warahakanye uti nta mafaranga ntawe yari yakubikije, nubwo yari yabonye ndi kuyatoragura. Yego, wari kubihakana, ariko kagakiza umutima uraguhatatu. Hari undi muturage duturanye hano muri Nyabiho, nawe yitwa Dusenge Theophile, ni umucuruzi w'ibirayi, akaba ari n'umuhinzi wabyo. Mu minsi yashize icyo ndi kubivugira ni uko hari ibintu bisa n'abaringa bishobora guca imbere y'umuntu akagira ngo yatabawe, cyangwa akaba yagira ngo ni Imana imushubije ariko atariyo. Ubwo rero uko byaje kugenda, yataye telefoni iri hejuru y'ibihumbi 200. Nari ndi kumwe n'umuhungu wanjye, telefoni nyisanga ku mwobo ahantu twavomaga amazi, nta muntu uri kundeba, umuhungu wanjye nawe ari kure. Telefoni narayifashe, ndayibika, ndayigendana, nja gushaka uwo muhungu. Ndangije kumushaka, telefoni ndayimusubiza. Ndangije kuyimusubiza aravuga ati ibi ntabwo bikunze kubaho pe. Arambwira ati ngewe ntabwo nagushimira, Imana niyo yagushimira. Ubwo rero ibyo byose biragaragaza ko hari za baringa zica imbere y'abantu. Iyo Imana igiye kugutabara cyangwa iyo Imana itaragusubiza, haza ibintu bisa n'abaringa, ariko umuntu akaba yagira ngo ni Imana igiye kumusubiza kandi atariyo. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana yacu nayo isaha iyo igeze irasubiza, kuko naho wageragezwa, naho wahura n'ibibazo. Mu maganya ya Yeremiya haranditse ngo naho Imana yabaza umuntu ntabwo izamubabaza iteka, izamugirira ibambe. Bishatse kuvuga ko rero nabwira abantu bari mu bigeragezo bitandukanye, bateye kuja bitiranya baringa n'ubutabazi bw'Imana. Umuntu niba ataye amafaranga amukurikiranye, amafaranga yamusubize, kuko uri muri metero imwe nawe ari muri metero imwe. Ayo mafaranga ntabwo aba ari ayawe, ugomba kuyamusubiza, yagushimira atagushimira, ukizera yuko icyo gikorwa ukoze Imana izakiguhembera. Ibigeragezo byo nabinyuzemo byinshi bishoboka, kuko nzi guhinga neza, nzi uko abantu bahinga. Minagiri yarampuguye, nzi n'ikoreshwa ry'amafumbire, ariko nagiye ndahinga bikanga, kandi narigeze guhinga bikemera. Abantu rero bakavuga bati ariko si kari agoronome, none kandi bipfiriye hehe? Banyura nko ku murimo wanje ngo murebe kwago, ngo murebe mu murimo wa agoronome, gasanga
ni ikibazo ariko nuko iyera yari yavuze ngo igiye kunyuza mu itanura cyuko zirambwira ngo ntabwo nzasha. Haleluya. Imana irambwira ngo nzakurwa mu itanura kandi Imana irambwira ngo izabana nanje. Rero Imana yacu ije yemera ko abantu bageragezwa, Imana ije yemera ko abantu basonza, Imana ije yemera yuko abantu banambara ubusa, Imana ije yemera yuko abantu banarwara, ariko isa igeze irakora. Ndahumuriza abantu bari mu bigeragezo ko naho umuntu yababara, naho umuntu yahura n'ibimushaririye, ariko tugomba kumenya yuko Imana ariyo ifite ububasha bwo kurangiza ikigeragezo umuntu afite, cyane cyane ko yo ariyo iba ifite umunzane yagushizeho ikanaba izi uburemere bw'ikigeragezo ufite. Rero ndahumuriza abantu bafite ibigeragezo bitandukanye, abashaririwe n'uburwayi, abashaririwe n'amadeni, ibintu bisa n'abaringa bishobora kubaca imbere bakagira ngo Imana irabatabaye ariko atariyo ibatabaye. Ushobora kuba urwaje umuntu ari ku bitaro, kongora uduri mushuti wanje watambuka ukaba utaye ibihumbi 100, avuga ngo none se ni nyamuha kandi ku bitaro bari kumbazayo ndishura, wayakubita mu mufuka ukagira ngo urasubijwe. Oya, ntabwo ushubijwe, ahubwo menya ko ubwo iyo nibaringa uhuye nayo yamusubize. Imana ifite ukuntu yagenza umurwayi wawe, Imana ifite ukuntu yamugenza, y'amafaranga akazaboneka cyangwa ikanamukiza, yamara gukira ibintu watakaje bikazongera bikagaruka. Rero nahuye n'ibigeragezo mu buhinzi, ibigeragezo byo kurumbya, ibigeragezo byo kurwaza, ibyo byose ndabizi cyane nabinyuzemo, ariko Imana ntibinkamure. Nkaba mfite umurwayi nkagenda ngahanurira abandi. Kuri ico wambajije, umuntu ashobora kuba arwaje ariko ukaba waba ufite umurwayi, umuntu yazi wawe akavuga ati nsengera, ukamusengera kandi ukavuga indi mugahanura, akanaza anarwaye ukamusengera agakira ko agakomeza akarwara. Birashoboka rwose. Kuko hari umugabo ngo wari umunyempano yasengeraga abantu bagakira, agasengera abantu batandukanye bagakira, noneho ngo umunsi umwe umwana wararwara, arangije ngaravuga ngo nguri yawe ngo nugukozaho, unamurambikaho ikiganza ngo aho nasengeye abagabo b'ibikwerere ngo uyu toto ngo kandi ari umwana w'abandi, arambitseho ibiganza biranga. Umwana bamanutse ku bitaro, umugabo ati buriya nasenze nabi, reka nongere nshiremo imbaraga. Amurambikaho ibiganza, umwana arakomeza araremba, arangije arapfa. Kuki nasengeraga abarwayi bagakira? Ni ukubera iki umwana wanjye musengeye akaba adakiza? Imana iramubwira ngo rambika ubwibone, ni ukugira ngo uzamenye kuri igikoresho. Uri igikoresho canje. Haleluya. Uri igikoresho canje, ibyo ukora byose ni njyewe uba ugukoresheje. Iyo urambitse ikiganza ku murwayi ni nje ubikoze. Iyo usengeye abarimo amadeni Imana ikayishura, ntabwo ari imbaraga zawe, ni njyewe uba ubikoze. Imana igeze ngarakomeza ararira ati umwana wanjye aragiye. Imana iramubwira ngo aho umwana wanjye yapfuye mpagaze. Haleluya. Niho n'umwana wawe yavuye mu mubiri ariho ngihagaze. Intebe yanjye nta kintu kiri kuyinyeganyeza. Ubwo rero yahise aca bugufi, yaje arasengera umurwayi ngo none Mana urabikora. Yahise amenya yuko Imana ishoboye. Yahise amenya yuko ibyo akora, ubundi impano ni ingabire. Ni ingabire, ni ikibitsanyo Imana ibiguha, yakikwaka ikagihereza konkoro. Ubu ngubu uri imbere ya kamera waje kubona ukabona umushitsi ururaje, Imana ikabira gukoresheje, ukaba hari icyo Imana inyuze muri wowe. Kandi ubundi guhanura nta rugutitira. Guhanura ni wumva amagambo, wumva buri wese afite ukuntu Imana imukoresha. Hari igihe haza amagambo, Imana ikakubwira ngo mwana wanje kiri icyo uvuga, wabona kije ukakivuga. Ubwo rero Imana ifite ububasha
ko guha umuntu ibintu byo kugabura ariko hari n'igihe ushobora no gusengera umuntu uri gusenga arwaye rwose ijwi ndirimanuke ngo ndagukijije yego ubwo rero niba ritamanutse wirihata reka tugane ku musozo tugane ku musozo wabwira iki abantu bari mu bigeragezo by'umwihariko abakozi b'Imana bagenzi bawe reka bariho tuvugaho abahanuzi bagenzi bawe bari mu bigeragezo wababwira iki abahanuzi bagenzi banjye niyo waba ushonje ukwayuzwa icyo nababwira icya mbere ntabwo tugomba gukorera indonke tugomba gukorera iyera ko hari igihe umuntu aguhamagara wananiwe saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro kavuga uti kubera ansogoroje nubwo wenda niwe mu kazi kavunnye ugahaguruka ukamusengera ubwo rero abantu bari mu bigeragezo bakwiye kwitonda kuko ni ishuri Imana iba yarabashize imbere kuba uri umuhanuzi ntibikuyeho ko wageragezwa niba rero ugeragejwe Satani ashobora kugutegera aho ngaho niba uri gusengera umuntu wimubwira ngo Imana iravuze kandi itavuze ahubwo tegereza ko ari Imana igutumye uvuga uti Uwiteka aravuze ngo bizamera gutya bizamera gutya rero hari igihe abantu baba bari mu bigeragezo akavuga ngo ubwo mfite ubukene ubwo mfite ikibazo ubwo konkora udamuhamagaye kamuhanurire ukaba wahita uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze ubwo rero nkaba mbabwira ngo basabe imbaraga za Mwuka Wera Imana ikomeze ibihanganishe igeragezo bitabayeho umuntu ntiyaba ari mu nzira ugomba kugeragezwa uri umuhanuzi kandi konkorude ukamubwira ngo ikindi kigihe uzaba ufite imodoka ya miliyoni 80 kandi weho nta n'igare ufite ubwo rero ariko utekereje ibibazo urimo hari igihe waje kuvuga uti oya rwose nibereye mu bibazo ubutumwa ukabubika Imana nibigutumye hanura kuko ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka yavuze ntawe utahanura ariko niba ntabyo kuvuga ihorere kuko burya Imana ntabwo ari injajwa Imana ntari yo kuvuga ubusa Imana ivuga hari impamvu Imana ivuga hari impamvu ikindi nakongera namaje kubona ku bahanuzi guforosa umuhanuzi ntari byiza bishobora gutuma agwa mu mutego akaba aravuze ngo iravuze kandi itavuze niyo umuhanuzi umuhaye icifuzo sa n'umwiyatsi agenda agira umudendezo cyokoze birashoboka ko ashobora kubona izo mbaraga zo guhita avuga ngo Uwiteka Imana avuganye nanje Uwiteka hari ibyo akuntumyeho nkabwira rero abantu bari mu bigeragezo bitandukanye hari n'abahanuzi ari n'abatari abahanuzi iyi Mana yacu ntabwo tugomba kwiforosa cyokoze tugomba kuyisaba ariko Imana niba yaravuze ngo nzakugirira neza Imana niyo yavuze ngo nzagutabara komeza usenge urindire komeza usenge urindire ariko wivuga ngo nibibe mu gitondo ku ijambo ryarambwiye ngo ikora icyo ishaka ntihagire uyihata amen ikora icyo ishaka ntihagire uyihata kandi icyo yibwira gukora iragikora irambuye ukuboko irategeka bikaba iyo ivuze birakomera ubwo rero ndagira ngo mbwire abahanuzi cyangwa abanyempano niba uri mu kigeragezo tuzahanurire mugenzi wawe nk'uri mu kigeragezo ahubwo uzahanurire mugenzi wawe nk'uri mu mbaraga z'Umwuka Wera iby'Imana igutegetse aba ari byo uvuga nicyo kintu nasorezaho niba umurwayi ari ku bitaro akakubwira ngo nsengera wimubwira ngo Imana irambwiye ngo iragukije manza waka ibimenyetso cyangwa umenye ko ari uvuganye nayo uko iyo yagwaye iyo mpano uranabigenzura ukamenya ko ari uvuganye nayo nicyo narindi kugira ngo nongereho kuko ngo hari n'abahanuzi bahanurira abantu bakagenda bameze nk'abari kwishyuza amadeni ibyo nabwo ntabwo aba ari sawa ntabwo aba ari sawa niba Imana igukoresheje niba Imana igutumye umwami wacu afite ibihembo
uwo ukorera azaguhemba. Ubwo rero nkaba ndimo mvuga yuko abantu bari mu bigeragezo b'abahanuzi bihangane, kuko ntabwo ari twebwe bya mbere byabayeho, kuko ba Eliya barageragejwe kandi ari abahanuzi mu gihe cya Ahabu, kugeza igihe Eliya yageragejwe aravuga ngo kubaho gupfa bindutiye kubaho, kubera yuko Yezebeli umugore wa Ahabu yari ari kumuhiga. Rero abantu bari mu bigeragezo bari gukorera Imana nibihangane, Imana yacu irashoboye. Igihe nikigera Imana izarandura ikigeragezo n'imizi yacu. Imana izarandura ikigeragezo n'imizi yacyo ikora mu gihe ishakiye. Jiro inararibonye, uri umukozi w'Imana, imyaka ufite, hari umuntu wakenera kuba wamugisha inama, haba mu buzima busanzwe, wamugira inama haba mu buzima busanzwe kubera imyaka ufite, ndetse no mu bijyanye no mu gusenga, akaba yakenera nimero yawe, ugiye kuyivuga ku buryo yaguhamagara ukamugira inama, ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ni 0782 20 35 30 0782 Yego, karibu dusoreze dusenga. Mana, ndi imbere y'ubwiza bwawe, uri Imana yishobora byose, uri Imana y'inyembaraga. Cyagiye warigaragaje uburyo wabanye na Dawidi ahanganye na Goliyati. Dawidi yikuramo imyenda y'intambara kubera ko yari azi kuri Imana ishobora kumuja imbere. Aragenda ahura na Goliyati, igihe kigeze uriyerekana ngo Goliyati akuyemo ingofero kubera imbaraga zari ziri muri Dawidi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ngo Dawidi arekura ibuye, arekura umuhumetso, ibuye rirabirigita ryikubita kuri Goliyati. Goliyati amutsinda aho ngaho. Uracari Imana ishoboye byose, Imana ishoboye kurwanirira abana bakiri batoya, Imana ishobora gutabara abakuze, Imana ishobora kwita ku batagira shinge na rugero. Weho warinze Dawidi ukamukiza ikigeragezo cya Goliyati, ukamurengera, ugatabara Abayisirayeli, ukabakiza Abafilisitiya. Ndakwinginze kugira ngo wumve gusenga no gutakamba kwacu, kandi ubuhamya ntanze buzagende bwubaka abantu mu izina ryawe Yesu Kristo. Bari mu bigeragezo bitandukanye, ndakwinginze ngo ibyari bibamariye amavuta, ibyari bibatse imbaraga, ubahumurize ko kuri Imana ikomeye, kandi ubiyereke ku manywa na nijoro, ubereke kuri Imana ishoboye byose. Urwanye ibirwanya bera, kandi ukubitire kure Mwami ibibarwanya bitarabageraho. Urakoze ko ubanye natwe mu buryo bwo kwamamaza ingoma yawe Kristo, hano turi imbere ya kamera, kandi ubuhamya uzubaka abantu kandi bubakomeze. Urakoze ko mu ruhande rwacu, yerekane tukwase bikeya, byinshi ubiduhana ubuntu, n'ibyo tutagusabye tuzi ko witeguye kubidukorera, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.